Waba wifuza kumenyekanisha YouTube channel yawe ukoresheje icyo bita YouTube banner? Tugiye kureba rero uburyo dushobora kwikora YouTube banner yacu mu buryo bworoshye dukoresheje icyo bita Canva. Uko twakora rero YouTube banner yacu nk'iyi ngiyi mugiye kubona aha ngaha, ni YouTube banner yacu y'amagambo makeya asobanutse agaragara. Niba ari ubwa mbere rero kora subscribe kugira ngo tugendane. Twatangiye rero dufungura icyo bita Canva nk'ubisanzwe. Iyi Canva ejo hazamo hano kano kantu mwese murakaza gukoresha Canva, wandikamo rero icyo tugiye gukora YouTube banner. Twe tugiye gukora icyo bita YouTube banner. Iyo tumaze gukora YouTube banner, kandaho hakazaho bahita batwereka amatemplate ahangaha menshi. Hano amatemplate muri kubona ahangaha ni menshi cyane. Ahangaha harimo amatemplate y'ubuntu, hakazamo n'amatemplate aba ari yishyurwa. Ni ukuvuga ngo wowe ushaka kuvuga ngo wenda ngewe ntabwo ndi bukore iyo nshaka, ariko ngendeye ku gitekerezo cy'umuntu hano wayikoze, reka ndavuga ni wenda ndamugenderaho, wenda ngira icyo neditingaho. Ahangaha ngiye kubereka uburyo ushaka gukoresha template y'abandi, ndaza kubereka n'uburyo ndaza kwereka nyuma n'uburyo ushaka kwikorera iyawe utagiye mu gukopororiza abandi. Ariko ku muntu wenda ushaka kwihuta, ushaka kweditinga iyi ngiyi, ni ibintu nabyo byoroshye, ngiye kubibereka ukuntu babikora. Ubwo ngo twagiye rero, iyo turangije hano murabibona hari template hano ihari ahangaha. Ni ukuvuga ngo uyijyaho, iyo umaze kuyijyaho uraza ukajya ahantu handitse ngo customize, nyine ugiye kuyihindura mu buryo bwawe wowe wumva ushakamo. Iyo umaze rero gukandamo urategereza hazamo iza imeze gutyo uko nawe uko wabonye. Ngo bino bintu byose birimo hariya wowe ushaka kubisiba ubwawe bitewe n'ubushake bwawe, bitewe n'ibyo wifuza kubyetinga. Ari mu bundi buryo ushaka kubihindura. Urabona ko harimo ifoto y'umuntu, harimo ifoto y'undi muntu. Wowe icyo ukora, iyo foto ushaka kuyikandaho cyangwa ukayirimuvinga cyangwa ukayidiretinga. Ni ukuvuga ngo ni ibintu wowe ubwawe ushaka guhindura, n'aya magambo ariho ushaka kuyasiba. Rero reka nsibe iyi foto. Iyi foto iyo uyisibye urabona ko nta kintu kijemo ahangaha. Icya mbere iyo ubona ko nta kintu kijemo, icyo ukora ni iki? Uhita uvuga ati okay, reka nsubire inyuma njye gushaka mu mafoto yanjye mfite, noneho nshyiremo ifoto yanjye ijyanye na YouTube channel yanjye nkora, bitewe n'ibyo ukora wowe, kuko buri wese aba afite ibyo agenda akoramo. Wenda urabona njye nshyizemo logo ya MD Empire TV, ushyiramo bitewe n'uko igaragara, bitewe n'amabara ushaka. Buri wese aba afite amabara ya YouTube channel yagiye ashyiraho, nk'uko ngiye nagiye nshyiraho dark blue, black, ni amabara agize YouTube channel yanjye. Ahangaha rero ushobora kubona ntibigaragara, ushobora guhita ushyiramo n'ifoto yawe nk'umuntu ukora agaragara. Ushobora gushyiramo ifoto yawe, ushobora gushyiramo ifoto ya logo yawe. Ibi ni ibintu nyine wowe ushaka kwikorera mu buryo. Ubwo rero uyishyiramo neza, ukayifixingamo neza. Urabizi ko ujya muri, uko nagiye mbibereka, ujya muri upload, ukajya muri stock media yawe ugakuramo ifoto. Ni ibintu namwe abantu basanzwe baprodinga murabizi, ndetse n'abatarabimenya n'ahangaha nabibonye ndabiberetse ahangaha. Ikindi, iyo umaze kubikora gutya, uraza hano urabona uyu muntu akora daily vlogger. Wowe ushaka kuvuga ati ngewe ntabwo ariyo nkora wenda ngewe murabizi ko nkora ibintu bya tech. Wowe ukandikamo wenda YouTube channel yawe, name ya YouTube channel yawe, ngiye nandikamo MD Empire TV. Noneho nahangaha kuri daily vlogger nshaka gushyiramo wenda ko nkora ibintu bya tech, kuko dukora ibintu bijyanye na YouTube no kugisha YouTube. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni urugendo rwo kuba ahantu mubwiye ngo ukore ibi, ni ukuvuga ngo ndi kukwereka ibi. Iyo birangije rero nta kindi, ujyara kuri share, ukaza hano ukajya kuri download, ukaba wabidownloading. Ariko wenda reka tuvaneho nk'iyi daily ushaka kuyi daily vlogger, ko njye sinkora vlogger. Ubwo ushaka kuyivanaho ukaba andikaho tech, ukaba washyiraho ibijyanye n'ibyo ukora, kuko buri wese wenda aba afite ibintu. Twese ku ma YouTube channel, aba content creator buri wese aba afite ibyo agendaho. Urabona ko ni ibintu bigaragaye. Urabona ko ishyizeho ifoto. Maze gushyiraho ifoto, nshyiraho tech, nshyiraho n'izina rya YouTube channel yanjye. Ni ukuvuga ngo ahangaha ushobora no kongeramo ikindi kintu. Ni ukuvuga ngo nawe ukora ikintu gituma umuntu wese uzasura urukuta rwa YouTube channel yawe ahita abona ibyo ukora, akabona
n'ibyo ubwira abantu. Reka wenda nshyireho icon naho urabizi ujya muri upload ukayikuramo neza gutyo. Urabona ko nibura nta kantu gapfuye kugaragaramo ku buryo umuntu aje yakwibwira ibyo ukora avuga ati uyu muntu ni umu YouTuber cyangwa yigisha ibintu bya YouTube. Dukomeje no gutya rero, dukomeje kugenda gutya, ahangaha nagira ngo naberekaga uburyo templates z'abandi ushobora kuzikuramo editinga wowe ubwawe, ukaba wakweditinga ibyawe utagiye kweditinga utagiye kwifuna ngo ugiye kugora. Kuvuga ngo ahangaha naberekaga uburyo ushobora gukora template yawe ukayikora neza gutya nk'uko ubibona, ukayeditinga bitewe n'iyo abandi wagendeyeho kugira ngo bishya ukaba washyiramo ibintu byawe biba byemewe kweditinga nta kibazo. Ngiye kwereka rero uburyo tugiye gukorana no template. Murabizi ko wandika Canva, tugiye creating template noneho yacu apana zo kugendera ku bandi. Canva ije wowe tujyana kuri templates. Template ni ukuvuga ngo nyine tugiye kwikora template yacu. Tuvuga ngo turandikamo YouTube banner nk'uko kundi nabiberetse. Tumara kwandikamo YouTube banner turasacinga munone tugaruka ahandi. Nitumara kuhagaruka twebwe ntabwo turi bujye kuri template zakozwe, turaza ahantu bita ngo create a bank YouTube banner. Tujye kwicreatingira YouTube banner yacu noneho sasa rero. Tumaze kuyikirikamo turategereza gatoya, nuko ngo mpamvu dutegereza biba biri kwirodinga. Tugiye kugendera ku ma dimension, tugiye kugendera ku bipimo byacu, tugiye kugendera ku bipimo ku buryo dushobora gukora YouTube banner yacu ku buryo iza kujya kuri channel yacu kandi kaza ibintu byose bigaragara nta kintu cy'ikibazo. Ahangaha twitonde guys, ngiye kugendera ku bipimo byanjye, nawe ugende bigendereho kugira ngo wowe bizagufashe kwikorera YouTube banner yawe ari ibintu. Abo nabikoreye nakoresheje icyo bita Snap, ubu ngubu ndi gukoresha icyo bita Canva. Murabona izi meziri zo hejuru, urazibona ahangaho hejuru. Izi meziri zo hejuru nizo zibuze kumfasha gukora template. Izo hejuru nizo ku ruhande rw'ibumoso bwanjye. Ukuvuga ngo rero twebwe icyo dukora hano iyo bijemo gutya dukirika muri ahangaha hari nta kintu kirimo cy'umweru, tugakirikamo uko navuga kuri blank yacu. Noneho turangije ngiye kukubwira uko bigenza. Ni ukuvuga ngo hano uhereye hejuru hari mezire zayo, uhereye iruhande rw'iburyo ujyana uhereye iruhande rw'ibumoso ujyana iburyo hari mezire zaho. Tugiye kuzireba rero, turahera ibumoso bwacu, turaza dukomeze tuze tugeze ahangaho. Iyo mezire mwayibonye hejuru ako gahanga k'ubururu. Tumara kuyishyiramo hariya urabona ko irarangiye. Tugiye kunya tuzane none tugeze ku 2053 cyangwa gutya aho ngaho. Ni ukuvuga ngo turimo turaringaniza ku buryo YouTube banner yacu iza kuba ingana. Urabona ko ni 2053. Noneho uruhande rw'ibumoso tugiye kujya ku ruhande rwo hejuru tumanura, naho turamanura gatoya, turamanura twitonze, tugeze kuri twitonze. Umanura witonze, ni ukuvuga ngo turimo turashaka mezire ziza kuvamo YouTube banner yacu. Turaza tugeze hano turamanuka twitonze, uramanuka hasi ugeze ahangaha rwose. Ubona ko ahangaho nabi twabikoze tugeze aho ngaho. Ngo umugende muri mezire aho kantu k'ubururu umugende mukitaho. Turongera umanure inshuro ya kabiri, ugenda ukora inshuro ebyiri kugira ngo uhuze. Turongera tumanure, turamanuka tugeze aho ngaho neza cyane. Murabona ko kahise gafitingamo neza cyane. Mbese nizo zanditseho ubururu ushobora kuzigenderaho bitewe n'uko ugenda, bitewe n'uko wenda uri gukoresha cyangwa iki, ariko ugomba kubikora gutyo. Bagiye rero iyo umaze kubikora gutya rero igikurikiyeho tumaze gukora mezire yacu, tugiye gushyiramo kara iza kugaragara kuri background yacu. Kara se iyo tuyikora gute? Kara uko tuyikora urabona ko turakirikamo aho twari turi kuza, tuzamuka hano hejuru hari ahantu hari hafi ya position hari amabara.
dukande ku mabara. Ayo mabara dukandamo rero birasaba we ibyumviro byawe, kuko ngewe sinzi ikara ukunda, sinzi ikara ya cano yawe. Ushobora gushyiraho dark blue, ushobora gushyiraho blue white, bitewe n'ibyo we ushaka. Ariko ngewe nk'uko nagiye mbere naberetse uko nakoze YouTube banner ndashyiramo black. Ndagira ngo mbereke YouTube banner twatangiriye abatangiranye nanjye uko twagiye tubigenza. Iyo tumaze kuyikoramo gutya rero, icyo dukora ni iki? Duhita tugira dute, tugiye hakurikiyeho ikintu cyo kwandikamo noneho amagambo. Ya magambo nagiye mbereka niyo akurikiyeho y'ukuntu twagenda tubikora. Aya magambo rero tugiye kwandikamo murayazi. Turaza tujya hano kuri text. Iyo maze kujya hano kuri text ku kantu kati, ujya hano handitse ngo add heading. Add heading ni ukuvuga ngo ugiye kwandika umutwe w'amagambo. Noneho nangiza amagambo yanjye, slogan yanjye mwabonye kuri Ntuza, kuri tugitangira uko yavugaga, niyo ngiye kongera gushyira aha ngaha. Nuko naberetse yakozwe, noneho ndi kubereka n'ubu buryo tuyikora. Noneho ngiye kuvuga ngo kora vuba. Nyamara kuvuga ngo kora vuba, ndajya kuri Ntuza, uko kora vuba urabona ko ni akantu gatoya. Ndajya kuri ngeze ku ijana, urabona ko mezire yayo ijya hejuru ukageza ku ijana. Nga selecting njye kuri canvas sans, ngiye gushyiraho style y'uburyo byanditsemo. Ngo style y'uburyo byanditsemo uko mbigenza, ndaza nkakandaho ibifite amasitayiro menshi. Hariho New Romance, hariho Archiveback, hariho Oswald. Ngende hitiramo Oswald. Aho mfitemo Oswald bitewe n'ubu wowe ushobora guhitamo New Romance. Time New Romance ushobora gushyiraho Archiveback, ushobora gutoramo Anton, ushobora gushyiramo Lexus bitewe n'imyumvire yawe. Ngewe bisemo Oswald. Maze gushyiramo Oswald rero, urabona ko hajemo kora vuba. Ngo aga step ka mbere ndakarangije. Ni ukuvuga ngo niyo nkarangije nashyizemo Oswald kahinduye sense, ngiye gukora andi magambo. Maze gukora akambere ndakazamura neza ku buryo nkazishyira ku munguni hejuru, kugira ngo kataza kubangamira andi magambo ngiye kwandika. Maze tugendane ntagire ahantu gucika. Twagiye ubwo icyo ndi busubireho, ndasubiraho heading. Nandikemo heading, nandikemo ngo kora vuba. Urifuza ko twakorana? Ni ukuvuga ngo twebwe iyi slogan yacu iravuga ngo kora vuba ku murongo wawe wa YouTube. None se urifuza ko twakorana? Urifuza ko twaba ubumwe? Ni ukuvuga ngo ngewe niyo roga nihaye. Ni ukuvuga ngo niba nyishyizeho ku rubuga rwanjye rwa YouTube, umuntu uje gufungura azayibona. Dore ko tuyikora ni uku nguku rero. Ndayigira rwose manure, ndageza kuri size ushyira kushaka kuri 85 kugira ngo bikwirwemo, kuko iyo birenzeho ntabwo ari byiza. Ugomba gukora utuntu uburyo kajya muri rakazi hagati. Ndaza ngahe Archiveback kugira ngo kagaragare neza. Archiveback murabizi ko igituma inyuguti zigaragara neza. None ndangiza rero icyo ndi bukore, ndahita ngiye kubihereza kara. Ndakanda ku nyuguti hariya, njye kuri kara, njye kuri plus hano. Noneho nshaka umuhondo ugaragara cyane, mushyireho. Noneho kara kantu nkegeze hara ku muhondo, ubona ko ni ibintu bigaragaye cyane ku buryo umuntu wese niyo yaba ari kurebera kure ahita abibona. Murabibona rero ko bijemo. Ikindi rero cyo ndi bute nkora, ubwo ni ukuvuga ngo birarangiye, ngiye gushyiraho akandi kantu. Ngiye gushyiraho, ndifuza gushyiraho subscribe button. Ndaza no kuri element, ngize kuri element ikamva ifite ibintu byinshi, nandikemo subscribe button. Ni ukuvuga ngo ngiye gushyiramo subscribe button yanjye kugira ngo ibintu bigende neza. Iyo subscribe button yanjye nimara kuyishyiramo, iranzanira option nyinshi. Izo option harimo izigurishwa nizo mubona ziriho utuntu tw'utugofero. Izi ngizi zo mwashare kugira ngo uzibone uba ugomba kuzigura. Uzibazigura aho warishyuye Canva, iziguhera ubuntu nta kibazo. Utarishyuye ukoresha izindi. Ngiye nazaniye hitiremo iyi ngiyi ya free. Nimara kuyishyitamo, ubona ko ijemo. Noneho ngewe nyingire niminimize ibe ntoya kugira ngo bibe ibintu bigaragara bifite static. Uko nabiberetse nuko nuzanjye, iyo nabiberetse bwa mbere nuko yari imeze. Umuragenda munambwira muri comment niba mubona itari ko yari imeze. None nimara kuyishyiraho nyishyireho neza gutya. Urabona ko step
iya kane irarangiye, step ya kane irarangiye, tugiye kujya kuri step ya nyuma, ariyo ya nyuma kugira ngo dusoze. Ni ukuvuga ngo urabona ko bya bintu nakweretse muri YouTube banner yanjye mbikoze mu minota mike itarenze n'itandatu, itarenze nako ni 5 kuko 6 twayivuzemo. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kubikora gutya rero urabona ko ari ibintu bigaragara neza biryoheye ijisho. Subscribe button, kura vuba, reka noneho twongeremo kura vuba kuri YouTube, twongeraho icon ya YouTube. Ese icon turayibona dute? Uraza hano muri upload ko nsanga unyifite, udafite wajya muri element, noneho manuke muri media zanjye ndebe ko nyifite, dore ngiyi ndayifite nyishyiremo. Ni ukuvuga ngo ngomba kwishyira imbere ya kura vuba, ndayiminimiza, nimara kuyiminimiza nyizana imbere ya kura vuba. Urabona ko ni ibintu ndabigara. Subscribe, kura vuba kuri YouTube. Ese urifuza ko dukorana? Ni ukuvuga ngo akantu urabona ko nta kantu umuntu wese niba afunguye YouTube channel yawe kamwakira agahita agira amatsiko akavuga ati okay reka umure gutya na gutya. Iyo bimaze, urabona rero bimaze kuba neza, ubona ko YouTube banner yacu ikoze neza, tuyikoze mu minota mikeya idatije. Urabona ko nta bintu birenze, ntabwo bya bindi uzajya ahantu ngo guca amafaranga tuyigukorere, oya. Ahangaha turahanga kugira ngo mwige, turahanga kugira ngo mubyige mubimenye, apana ibintu byo kwangiza amafaranga yanyu ngo mugiye ngo babibakorere. Icyo ndi bwongereho, reka wenda nshyireho akarogo, nakunda kashyiraho wenda hasi, ariko ngewe nako nongeye mu kuya ushobora gukora ibyawe nta kibazo. Ni ukuvuga ngo rero iyo umaze kubikora gutya rwose, iyo YouTube banner yawe imaze kujya muri zira size za dimension twagiye dukora, ubwo bintu biba byarangiye. Habasigaye ikintu cyo kuyanaliza neza, wangiza tugahita tugira tugahita tuyidownloadinga, tukayikuraho tukayijyana ku ma YouTube channel yacu. Kugira ngo urabona subscribe, kurava kuri YouTube, kurava YouTube kuri YouTube. Urifuza ko dukorana? No kuvuga ngo uhamagariye abantu, se murifuza ko twashyira hamwe nkuko nagiye mbibabwira. Icyo bintu bitukora ujya kuri share, ukamanuka hano handitse download, tayari ugahita ukanda kuri download, itangira downloadinga rwose neza nta kibazo rwose uteye, igahita ijya muri file zawe. Ese iyo bimaze kujya muri file zawe rero, kuvuga ngo wowe niba ugiye gufungura YouTube channel yawe kugira ngo uyigire, uraza urabona uko rwose ntacyo twahinduyeho, usibye iriya fresh nayo nari kubibashyiraho. Ni ukuvuga ngo nawe wajya muri element ukayishyiriraho, urabona nuko nguko YouTube banner yacu iba imeze. Ni ukuvuga ngo rero icyo ukora, ujya muri iyo channel, ukaza hano handitse ngo profile, ukajya kuri profile banner image, ugahita ujya kuri profile, ugakanda kuri change. Kuri change ubu ngo ngiye guhindura yari iriho, cyangwa ukarimuvinga ugashyiraho iyo wakoze bitewe n'ibyo wowe wikoreye. Ni ukuvuga ngo ngiye rero icyo najya ngo mberekane, uburyo ushobora no kuba wayishyira kuri YouTube channel yawe. Uvuga ngo uraza ukaza nyine nk'ibisanzwe, ukajya kuri change, no ko hano rero kuri change urabona ko hano ni uko nguko bigomba kuza imeze, ikaza imeze gutyo neza. Iyo itarimo ako kantu ntabwo igaragara. Rero mwakoze, nagira ngo mbereke ibi ngibi, duhore muri video itaha. Video ndende ariko mwihangane muyikurikirane kandi murakoze. Ciao.